naje nagarutse. Umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nkuge. We wicara aho ngaho ntuhave, sibyo? Mukande subscribe. Ubutaha twarebye ukuntu Nowa yinjiye mu nkuge. Hano tugiye kureba Nowa asohoka mu nkuge, umwuzure ugize ute, umaze gukama ku isi. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama, amasoko y'ikuzimu arazibuka, imigomero yo mu ijuru iragomerwa. Iyi rute iragomerwa kugira ngo amazi atongera kugira ute kumanuka mu isi. Imvura iva mu ijuru iricwa, amazi asubirayo ava ku butaka ubudasiba. Ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa akingura idirisha ryo mu nkuge. Yakinguye idirisha ry'inkuge yabajije. Yohereza igikona kirajarajara kigeza aho amazi yakamiye ku isi, maze yohereza inuma kugira ngo amenye ko amazi agabanutse ku isi, maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo, imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yari akiri ku isi yose. Izi nzagwa nazo Uwiteka akomeza duhe umugisha. Asiba iminsi 7, yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge. Iragaruka aho nimugoroba ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze. Igaruka ifite ikibabi cy'umunzenze kandi kibisi mu kanwa kayo. Icyo yakuye ku giti bituma Nowa amenya ko amazi yagabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7, yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako wa 27, isi iruma. Imana ibwira Nowa iti, sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane n'ibibaho byose muri kumwe. muri kumwe byo mu bifite umubiri byose.
inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana n'amatungo yose n'inyamaswa n'ibikururuka byose n'inyoni zo mu kirere n'ibisiga byose n'iby'ingenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari birasohoka muri ya nkuge. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa, ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati, sinzongera ukundi kuvuma ubutaka bw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi bereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi ikiriho ibiba nisarurire n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Hano ntabwo nsobanukiwe neza. Uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica abantu bifite ubugingo byose nk'uko nagize ute nagenje. Yaravuze ati ntizongera kwica abantu cyangwa se bifite ubugingo byose nk'uko yari yagize ute yari yagenjeje. Isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizagira ute ntibizashira. Ayo ni amagambo agize ute ni amagambo y'Uwiteka yavuze, muyakire. Okay, ndaje turebe Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha Nowa iki isezerano? Ndaje turebe iryo sezerano yahaye Nowa ni irihe. Murakoze cyane, ababishoboye mukanda subscribe, ntacyo bitwaye. Ciao. Ndaje.